ariko disiwe nta kintu kibi kiri kubera hano. Bruno ugira ubwenge wujuje imyaka y'ubukure mu nzu yanjye yo kuza gukorera amahano hangaha mu nzu yanjye. Uratinyuka Bruno, iki nicyo kinyabufura naguhaye. Ndaguha amatukandukira ibivuzo wakigwa cyengura wa mugakazi we nawe. Siwe utangiye gutuma negera. Kuki wakinze? Nafunze ntuzi ku cyumba cye ntabwo nemere kukikoresha icyo mbishaka. Ntabwo nashaka kukijyamo navuze atekanye. Kingura ndashaka kumenya nyiri inkweto mbonye ntukangire igicucu we. Utekizaho umwanya ubwenge nawe. Sha umva yimukoko kingu umva. Aston ngo mufite coaching. Yego mana ariko sinsigaye twara muri iki kintu ngende. Teta wampereje izo nkweto se nkambara. Izo comeka z'impunzo z'ubururu. Sibyo? Ubu rero undebera ukuntu urimo wikuru. Mukanya rero utangiye guca ibiti n'amabuye utega za moto. Uziko nta n'amafaranga nifitiye. Ese ndi mwatangira sangara. Ubwo menya nanjye nakerewe niba nishinga teta. Nimo ndihateta ngo yatinze. Ariko menya nanjye nakerewe. Uri Rwanga wenyine nyene. Ahubwo mva Bruno. Ubwo Ediro tasangara. Bruno nanjye ndagiye ariko ntabwo mfite ibintu byinshi. Ntubona ko nta myenda njyanye? Nagaseni kamwe ngiye gukina. Ngo ari ibintu byasibanye tugiye gusubiramo n'akantu kamwe ngiye gukina ngende tangaruka. Saa sita gukina banangageze. Arimo teta gira vuba nta bintu by'amafaranga nifitiye ntungire ibintu bya moto. Sibyo? Gicana igihe were witunganya umaka w'ibyo ufite kwisishya no. Wajeje kunywa? Ubu ufite no kujya kunywa igikoma? Akusha Bruno wamuteguriye umukati kwera. Ariko Bruno, wiramubwire. Ugerageze saa 7 zuzuye. Sibasohoka saa 7 n'iminota 10. Ube wahageze saa 7. Sibyo? Ujyane umwana ibiryo rwose udakirira. Sibyo? Gicana ngaho rero ubireka abakuzanira igikoma umwe hanyuma wibuke wibrose kandi aho ngaho mu misaya urebe ukuntu haryamisha n'akaroso. Sawa? Teta. Ufite tikesi? Simon kurinde. Bizu. Ndabakunda witeho. Bye kibondo. Bye Astoni. Bye papa. Kazi keza. Umunsi mwiza nawe. So teta mwese mwiteho. Ndabakunda. Bruno. Bye. Na mama. Gira umunsi mwiza. Okay. So merci. Nawe. Ego. Shaba sosende singiye gusohoka. Musa yafashe. Wanje kandi ngende. Turaza kuvugana kuri telefone. Bye. Rega mama. Teta. Bisawa. Kwemera fama. Astor. Ngiye fama gutoka ngaho n'abakinnyi. Tanagira bavuga utakireka sibyo? Você me chama até amor. Não me precisou aqui de café. Então você pode abrir um pouco.
sibyo yawa Ye, Edi, uraje? fresh Uraje. ubu nsize nateze akabari ku agiye ahubwo azavamo Mama ararenze? guteta nagira ngo yabyutse kari agakobwa Yego. ubu Hano yarimenyesha ukuntu yari arimo aravuga. Muri kurura. Inzoga. ahubwo mama nawe bari kugira ngo ibibazo ngo negure ubwara yavasi namuhera nguza ahubwo kanyinge mani kugira ngo Bafana banjye tujya gukorera mama surprise. Eka mbabwire murebe kuri Gicanda show kuri TV show. Ndabingize murebe abafana banjye ba The Aston Family. Ndabingize muze kubireba. Sawa. Bitese ko wifungire. nagarangiye kuryama ariko kuko hano nari bundi ngiye mvuga Ugiye kuryama. Hanyuma se umwana biti ukamugemura ibise watetse. nabirangije kare gusa nari negeje ko amasaha yakera ari muzanye Sure. Hanyuma ukamugiye kuryama. Izi saa 5:40 ingahe? Usojye kuryama igihe kingana gute? nibura ni saa suswa ari saa 1 n'iminota 10 tujyana nasi kama mama chese ngako akantu muvyuka neze neza Meze neza. Bitese. bon Yego ni bo. sawa neze neza Okay. Muzana akantu. Muzana gake. Oya ntabyo kunywa nshaka. Ntabyo. Ntabyo kunywa. mama wagiye nkagira icyo Nicare. baze waki Ntabwo mbishaka. Ari so waretse nkajya mu cyumba. Nkajya mu nzu yawe. ndabizi uraza kugenda imari kubanza wicare ngira ikintu Bruno mbisa. reka basi mukatire ibirenge Ariko isishyano ibirenge urankandira ibirenge mbaye iki? Ngiye ntabwo nani uyu mwanya ngiye nkaba ngarutse nkane. nyine ahubwo biranunguye nanjye kuki suba hose ahubwo bigenze bite Nta kibazo. yindeka wicara kwanze ngukira akantu ka mama Se Bruno wabaye. ntashyura nabaye nuko ushaka ko wicara nkagira ikintu nguha None se niki gituma ntinjira mu nzu? uyu urinjira Ukiri kunyitambika waretse nkitambukira ati. wakicaye se mama waza nkaguha ibiryo basi urashonje aho Na biryo nshaka. Biryo bishyire gicana. nyine umva icyo ndi kuvuga mama icara ngira icyo nguha Bruno. Reka kunkoroga. Ni mu rugo, sibyo? reka mbaza ngufashe inkweto Ariko se umfashe inkweto bigende bite? zikujyanira hariya Uzinjyanire. wicare nguha akantu mama ko gufreshinga Reka nkubwire. Wamvira mu nzira nkitambukira. nyine reka ngo mwibanze mwiteho ntiriwe njyenyine Ariko, waho uboneye umuntu Njyemba nibaza Eh. utekereza imyaka naba nkurushaho. Nakubyaye kuko nari nujuje imyaka. Urabizi neza? None uratinyuka ukangira igicucu.
iyi myifato yawe idasanzwe Bruno ni imyifato nyabaki ngaho yewe uri mu nzu urafunze kuri aya manywa izuba riva urafunze amanywa ubudo ni 5:51 mu kanya saa 7 urabugiye kugira umuriro mwana ibintu byatumye ifungirana mwangana ibiki icyo ni kimwe icya kabiri ni kabiri kangahe uza kuntangira mama ntiwinjire mu nzu utinjira mu nzu reka ngufashe inkweto mama urananiwe icaranga reka ngufashe ntago ari kuvuga ngo nose nige nabikora ahubwo hanyuma ngo nunkandi ibirenge izo care zawe ntazo nkeneye Bruno bisa umva icyo ndi kuvuga mama umva icyo ndi kuvuga kugira ngo tudashwana cyangwa ngo habaye iki nta kintu kirenze cyabaye nta bintu byawe nkeneye icyo nkeneye no kwinjira mu nzu yanjye sifite uburenganzira reka ngutware bisa ariko se iki si ikibazo ahangaha hafungiranye mu nda nta muntu n'umwe ariko se wa muhungu urashaka kungira umusazi kugeza kuri rwego ahangaha nta muntu ufungiranyemo hafunze ufungiranyemo zahabu ndakubaza hanyuma ku buryo ngira igicucu ntabonye inkweto ze zirari amaso yanjye ntabona wamushenzi niba amaso yawe atabona utekereza ko nanjye ntareba umva ugomba gukingura aha hantu Bruno numve iki urumva igifite ikintu cyo kunyumvisha kuko nta soni ufite tubyore mbanze numve iki numve ko ugomba gukinga umuryango ntabwo ari ukuvuga ngo ese wese wamaye n'umunota umwe baza gusobanura ukuntu bimeze basi wambaye ukanyumva mama gucyangana ko natarakuze bihagije imyaka narayirengeje y'ubukure ndabizi ko tukibana yego pe ariko nyumva ko nta kintu kibi kiri kubera ariko disiwe nta kintu kibi kiri kubera hano Bruno ugira ubwenge wujuje imyaka y'ubukure mu nzu yanjye yo kuza gukorera amahano ahangaha mu nzu yanjye uratinyuka Bruno iki nicyo kinyabufura naguhaye ndaguha amata ukandukira ibivuzo wakigwa ryo kengura wa mugakazi we nawe siwe utangiye gutuma negera kuki wakinze nafunze nose ku cyumba cye ntabwo nemere kukikoresha icyo mbishaka ntabwo nashaka kukijyamo navuze aterekanye kingura ndashaka kumenya nyiri inkweto mbonye ntukangire igicucu we utekereza ko mwajya ubwenge nawe shaka umva ye mukobwa kingu umva urakingura hano wakingura Bruno ndashaka kukwereka none ngiye ko nta n'imikino ndimo urakingura ntukingura ibyo abaturanye ntago bindeba habe na busa ndakubwiye gukingura hano niba wumva ushaka amahoro kingura hano kandi ntunzamure isukari sibyo urakingura ntukingura ndakubaza urakingura ntukingura ariko reka mubaze Bruno noneho nanjye reka nkwisabire wa munota umwe sibyo ntusabye umunota umwe nkaho guha ubu none ahangaha ko ngize Imana akaba ari njye uhinguka ahangaha bwa mbere ese yaba ari murumuna wawe Edi winjiye mbere byari kugenda bite azajya afata icyumba kimwe nawe ufata ikindi yego mupfurwa mupfuye inzu yanjye muyigire iki gehenomu yego hanyuma ejo mu gitondo teta azaba atangiye kuzana abasore mu rugo n'urwo rupfu mushaka kunyica ese niki kintu naruriye ndarwana n'abana ngira ngo muzavemwe abagabo beza muvemwe abagore beza mwarangiza mwebwe ubwanyu mukicara mukumva ngiye ntacyo mvuze ndaguha amata ukaruka ikivuzo Bruno ibyo bintu bikura kuki narifashe ngewe ese ngiye nshatse gukora amabi byananira nshatse kwigira umusazi nk'abagore bari hanze byananira hanyuma ibi ngibi uri kubikura kuri indi n'urugero naguhaye umva nkubwire kingura urakingura ntukingura kandi ntutume gira vuba baby It's a plan. kubana hakuse reka mbabaza ikibazo kimwe hakwedi hakwisishyano hako Bruno bintu muhora mushaka kuzansaza cyangwa bari bagiye kujya reka kunyiteteshaho nawe wajya uteta mu bintu bizima umurashaka kuzamagarika umutima none se ndabaza ntabwo mwize wowe ni wakoze ni konje uburyo se muri convention utakoze ni konje wowe wambaye uniform ugiye gusohoka urimo mama njye nari mfite off urabyibuka ngiyewe ntabyo nibuka mvaho mvaho ntabyo nibuka urumva teta teta karigiye ubwiye gusaba imbabazi se ziki ahubwo ngiye gusaba imbabazi teta ntabwo mwize
Ngiye kuzapfira muri iyi nzu mana nyagasani ntabwo mwize oya none se Bruno harya inkweto zikuye he inkweto nazituye inshuti wanjye nari nabimubwiye ndi gupanga ni ukuvuga ngo mwicaye mufata umwanya muravuga ngo reka munyine ese ibyo mubivuganira ntimubona kandi abana batera igihugu iri si ishyano mbana namwe mu nzu abakobwa ndarana namwe shateta muri abagome mwese mukandirimbira ngo murankunda urukundo mukunda n'urubi turamukanda turashaka kwibutsa ukuntu ujya wibagirwa ibintu burundu wari wibagiye ko ari konje donc mungize igicucu wari wibagiye ko ari konje oya si igicucu ibyo ntabwo twabyubahuka urabizi ko uri mama wacu dukunda shaka icanda ngo urankunda sinkubonye ndamukunda sinkubonye yewe abawe uzwo mwumbiza icyuya ne mugiye kuzansaza ese ubu nk'abaturanyi babanyumvise none ntangiye gutekereza ibyo cyangwa se Bruno ntabwo wamukubise abaturanyi ariko reka mbabwire none reka mbabwire sibyo none reka mbabwire ndabinginze ibintu ntimuzabinkore shaburo none muzabinkore n'izina ry'Imana reka mbabwire ibi bintu ntimuzabinkore ndabinginze mutazatuma nikorera amaboko ndabinginze tete kandi aba ari prank ibi bintu mukina rega bishobora kubakurikirana ngo hari umuntu muri korari ngo yajyaga akina ngo yasimbuye ngo yabaye dayimoni genda bite none ngo akinjira mu bantu urumva amajwi ngo dayimoni avugira muri uwo muntu akaba ari wa wundi uyavuga urumva byaje kurangira abaye umusazi ntimukajye mukina ibintu bibi Bruno ibi bintu bishobora kubitangira ukina ejo mu gitondo nkazasanga uri kumwe n'umukobwa nzapfa ntabwo mba uzi imbaraga bintwaye akubwo ukuntu ntinya uzi ukuntu ahubwo biranukuye kuba wamfata gutya na discipline yose twigishije we discipline baravuga ngo ivura itwika inzu ngo harya ngo bavuga gute ngo ivura ihoze ngo ryotsa inzu mwabyumvise Edi baravuga ngo ivura ihoze ryotsa inzu sibyo kandi ndabasabye noneho mujye mumbeshya basi mujye mumbeshya utuntu tworoheje ntazahagarara umutima no kuri kwema tuwe koroheje ngo beshe ngo nibyo none ukuntu wenda nkagicanda akambwira wenda nkagicanda akayiba ako namwica umwana wanjye yibye ndamumanika ariko ibyo yakora byose ntabwo byasa n'ibibiri umukobwa mu nzu Bruno nunasinzira nijoro kumva utangiye kubirota inshuti yanjye uzakanguke mwanya ufise teta ndabinginze nshaka ko muvamo abagabo beza nshaka ko muvamo abagore beza nshaka ko muba abana batandukanye n'abana b'iki gihe ndabasabye mubimfashemo sibyo reka rero mbabwire inshuti zanjye nkunda bafana banjye bantu mutukurikira kuri Gicanda TV show nimubonye ibintu bimbayeho nimubonye ukuntu abana bangize insanga bakangira igicucu ndumva ngifite umujinya ndabinginze mufashe mungire inama simwibuka ya nimero nimwibuka ya nimero nabahaye mungire inama ndabasabye ngo aba bana tubakorera iki muce mu gikari munyandikire murabyemerewe mfa kuba mumbwire kubijyanye n'akazi kubijyanye na projet mumbwire ikintu dushaka gukorera aba bana ku buryo nanjye mbahamya ko mbabwire mwana nzabishyura murankunda nzabishyura nanjye mbishyure kandi mbakunda ariko muzarira murakoze turabakunda cyane thank you we are the Aston family stay tuned Wagwan, welcome to Gicanda TV show. We are the Aston family. Thank you.